nicyo bita ubuhamya. nge ikiza ukuntu byagenze umuntu batumye kuza kunshaka uko bigeze guteranya inama rwose witwa Kanyabashi ndabyibuka ahantu ku murenge wa Nkubi barahumva aho hantu ko barampamagaye igihe mu biro barambwira ngo izo nkotanyi zitaragera ino nawe uzaba utakiriho warapfuye. Babikubwira abo mwabyinanaga cyangwa ni Kanyabashi bampamagaye. Kanyabashi yarashinzwe iki? N'uwitwa yari burugumesitiri wa komine Ngoma. N'uwitwa Matiyasi wabitangwa ni brigadier y'abapolisi hamwe n'uwitaga Japone n'uwitwaga Inyasi. Ibi mvuga abanyabutare barabyumva. N'urwo rwandiko ndarwibuka. Yego. Ariko nari umurokore nari narurose mbona urwandiko ruri 60 ariko tazi ikisobanura. Ngiye bahamagaye ngira ngo agiye kunsubiza akazi. Barambwiye ibintu bambwira ibindi kumbi rwanditswe n'abaturanyi ngo jye wanjye mu rugo ngo ndarana inyenzi ngo bishinzwe n'ibintu biri ahangaha bigoranye n'umutungo n'iki murasezerere mukibona urwandiko muhagarare nta priave nta kuguhuza imishara nta kitwara abantu 14 baratwirukana batwirukanye mutagenda abadusimbuye bahita basinya kontra uwo mwanya urumva ko hatari ikibazo cy'amafaranga cyari ikibazo cyuko babatoranyije mu bandi ukabona mu itorero mwaririmbanaga nabaga hari icyarwa barabizi ntawe ndi muza kubeshya abakuru baranzi butoya witabye Imana aranzi ni benshi cyane baranzi twabanaga no baracyahari bamwe baranzi umuntu avuga ibintu azi ukabona abantu uko mwarebanaga biragenda bihinduka kaza ibintu nibiki. Bahaye ikaze mwese abakurikiye ubumwe bw'abera Ministries ndetse na Rwanda Gospel Show ndabashimira cyane kandi mbaha ikaze ndacyakomeza kwihanganisha abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda turacyari mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 dukomeze kwibuka kandi twiyubaka amateka ntakaduherane yego nta yacu ariko tuyarenge twibuke twiyubaka twiteze imbere ariko nanone ntitukibagirwe. Ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na Pasteur Ntambabazi. Yes ahimbazwe cyane urakoze turi mu minsi yo kwibuka turi ku nshuro 30 yo kwibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi reka tuvuge ijambo rikomeye rivuga ngo ni ukwibuka twiyubaka. Yego. Harimo tugiye kuganira ku bintu bitandukanye cyane cyane nyine turibanda ku kiganiro tumaze iminsi gica ku bumwe bw'abera Ministries mu komora ibikomere. Twabonye ubwoko butandukanye bw'ibikomere n'uburyo abantu babikira cyangwa bagenda babohoka bakisanzura bakongera bagatera imbere bakongera bagashibuka bakarenga iby'amateka yatushyizemo tukongera tukabaho tukongera tukagira ubuzima. Rero Pasteur turagira ngo duhe ubuhamyamo gatoya nk'umwe wari mutoya watanze ubuto bwawe wabaye umwe mu basirikare b'inkotanyi babohoye igihugu ukaba na Pasteur wa n'umugisha dufite turagira ngo uduhe byari bimeze bite mu buto bwanyu mufata icyo cyemezo muri iyo nzira itari yoroshye. Ndaguhaye ikaze. Urakoze cyane reka ngushimire kuba yari kandi Imana iguha umugisha ku bakunzi ba Gospel Show ndetse n'umwe bw'abera Ministries ngira ngo bari batuzi ko twigisha ibintu byo kubanyazwa inyenyeri inzozi n'ibindi byose ariko iki cyumweru tugomba kwifatanya n'abandi ariko n'ubundi tugambire kwerekana uko umwanzi ajya azimya inyenyeri y'umuntu akica hazaza he kugira ngo amurangize kandi ibyo twarabibonye. Nubwo jenoside yakorewe abatutsi tutahita ko ari shitani wari waje ahubwo tuzi ko itegurwa na leta igashyirwa mu bikorwa na leta aho ngira ngo barahumvise. Turashaka kugira ngo tubwire abarokotse yuko batagomba guheranwa n'amateka. Amateka agomba kuba ishuri ribaha kwiyubaka no gukomera no kugera hashoboka. Cya kabiri ni ukwibuka abantu bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi bakagira ngo urubyiruko ruri kuzamuka ruzasigasira ayo mateka yuko
jenoside itazongera kuba mu Rwanda. yego urimo urabyumva, ndi kukumva cyane. no kubaka ubumwe buzana iterambere, kuko nta mihanda y'abatutsi n'abahutu ibaho, nta makayi y'abana, byose nibyo abanyarwanda, ibyo twarabirenze cyane, twarenze imbaraga zica, ubwo tujya mu mbaraga zo kubaka igihugu. yego urakoze rero cyane, kandi burya ngiye kukubwira ibintu uze kubyumva witonze. rwose icya mbere, iyo umuntu ashaka kwima uburenganzira akwima igihugu. iyo umuntu ashaka kukwima uburenganzira akwima igihugu. iyo udafite igihugu nta n'ahantu uba ufite, ubwo nta n'icyo buri cyo, none wabarizwa he? none ibaze kukwima igihugu kandi ukirimo ukakimwa, abandi barahunga, abandi baragenda, bamwe ati nimugume hanze, abandi leta y'ubumwe iti nimuze mu gihugu. burya mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwo guhanagura amateka y'umuntu ni uko ubura ubwenegihugu, ubura igihugu barizwamo. yego kubera kubaza ngo uvuye mu kihe gihugu hasobanura iki se? rero kwimwa igihugu no kutagira igihugu uba wambuwe ibintu byose bishoboka, ukimwa n'amahirwe yo kuza. muri 82 nari umuskuti muri CFS, ndabyibuka. 81 aho ngaho uzamuka ukomeza kugera 85 aho. yego hari igihe hari impunzi zavuye Uganda zije bazita ngo ni impunzi z'Abagande, kandi bari Abanyarwanda bari biruka. urumva u Rwanda rubita ukundi kuntu. urumva bavuye i Bugande babita Abanyarwanda, bageze mu Rwanda babisa Abagande. ubwo bambuwe iki? igihugu. buriya iyo udafite igihugu nta n'uburenganzira ko bushingira kuri cya gihugu, bivuze ngo nta n'amategeko akurengera. yego kurengerwa n'amategeko y'aho ngaho. icya kabiri, iyo udafite igihugu nta gakondo uba ufite. buriya ariyo mpamvu abantu babizi neza basobanukiwe kuba uri mu gihugu utekanye n'ibintu bya mbere bizima. yego Imana ishimwe ko ndimo ndabiganira kandi urimo urabyumva. rero urakoze cyane nk'urubyiruko. icyo gihe cyacu hari urubyiruko nk'abandi bose, nta nubwo nagiye nyine twari nk'abantu barenga bangahe twavuye mu rugo tujye n'ibindi, ko n'ubundi kubona ko nta bundi buryo, amateka ntabwo natanga ubuhamya gusa. nuko yega mu ncamake, buriya ngiye no muri 85 nabyinaga muri bare yitwaga Inyabutatu, itorero ryabarizwaga hari i Nyanza mu Rukari. narahabaye, nabaye mu itorero rya Komine Ngoma ya kera, ndi mu bantu b'imbere, tutozwa n'abitwa Barangira n'abandi bose jenoside barapfuye muri jenoside. niko nubwo n'amateka numvise ntari, ariko muri umuntu nawe umushumba yitabye Imana, ariko yitwa Mudatsikira waracyaharari Butare, ngira ngo barimo baranyumva. yego nyuma rero giye muri 90 mbere yaho, nabanje kuba ndi umwe mu bantu bari bakora imirimo aho ngaho, ariko nyuma nza kubona akazi k'ahantu bita Mwirango, ngira ngo ibyo mvuga Mwirango baranzi. naho nakoraga, ariko ntabwo nari umuganga, ahubwo nari ngiye gufasha abantu bari bavuye mu gihugu cy'Ububiligi, ngira ngo bashaka umuntu ubafasha, ko ngo hari indwara zitabaga mu Rwanda, zitabaga i Burayi, baje gushakira aho ngaho. nuko nakomeje akazi ndahakora. intambara ya 90 yateye nkorera aho ngaho. noneho mpakora, urumva itariki enye bigeze kwa kundi bakora ya mikino ngo Kigali bigize uku. noneho barangije, bamwe twasigaye hakora abaganga gusa n'imirimo yindi. rero twakoraga buri munsi tujyana, atari kubona abantu bakureba ijisho, abandi bakureba ibiki, bafata ibyitso bagira gute. ntabwo byari ibintu byoroshye, kuko hari amagambo nabwiwe n'umudamu umwe, ntabwo nshaka kuyavugira hano. ubwo ntargiye umvuga uti reka mbe ncecetse, ariko mbwira inzira ndende. yego by'ukuri hari n'abantu batari bazi neza ngo hateye bande bimeze biti. nta kintu bazi, nta makuru. wari umuntu yararwemeye, yumva kutiga atari ibye, akumva ibyo abonye ibyo agenewe n'ibyo. rero 91 ndabyibuka, gihe itariki 14 z'ukwezi kwa mbere niho nge banyirukanye mu kazi. baratwandikira ngo mise en chômage technique. mise en chômage technique, ubwo abantu bize mu Gifaransa gushyira mu bushomeri nyine.
kwirukana ngo bishinzwe n'ibintu biri ahangaha bigoranye n'umutungo n'iki murasezerere mukibona urwandiko muhagarare nta puriyave nta kuguhuza imishahara nta kitwara abantu 14 baratwirukana batwirukanye mutagenda abadusimbuye bahita basinya kontra uwo mwanya urumva ko hatari ikibazo cy'amafaranga cyari ikibazo cy'uko babatoranyije mu bandi ukabona mu itorero mwaririmbanaga nabaga hari icyarwa barabizi ntawe ndi muza kubeshya abakuru baranzi butaya witabye Imana aranzi ni benshi cyane baranzi twabanaga no baracyahari bamwe baranzi umuntu avuga ibintu azi ukabona abantu uko mwarebanaga biragenda bihinduka kaza ibintu nibiki yego barimo nabandi banakoze jenoside bari mu rusengero ukabona imitima bakubonaga tukabona abantu birahindutse none ukabona bigiye kumera nkamwe by'ababembe ati noneho kabona bari kukwishisha ngo inzara iri Samariya barote nituguma Samariya turapfa nitunagenda naho turapfa bitemo tugire gutyo n'ubwanjye yabonaga n'ubundi uburyo uriho budasobanutse ubibona mashyaka menshi azaba buryo wajya muri ryo wafata bikomeye rongeye nk'umuntu wari uraho ngira ngo muri umuntu wanjye nabanje kugenda mukuru wanjye nabaraye undi wundi aragenda ko hirya aragenda gisigara aho ngaho ariko nanjye biza kuba ko igihe kigera ko nabonaga ndimo mpigwa mu buryo buteye ubwoba nta makuru nta bintu nibi umuntu yashaka kumva uko nisanga nageze mu gihugu runaka icyo gihugu runaka nkigezemo nyine ndakomeza nza kugera ubwo ngera ku bandi bavandimwe mbere yo kugera muri icyo gihugu runaka inzira yo kukigeramo yarakoroheye ntabwo yanyoroheye kuko uko navuye mu gihugu byari bikomeye kuko nibuka ko nabanje njyewe reka mbivuge ugiye gutuma mena nta kibazo ariko nicyo bita ubuhamya nge ikiza ukuntu byagenze umuntu batumye kuza kunshaka uko bigeze guteranya inama rwose witwa Kanyabashi ndabyibuka ahantu ku murenge wa Nkubi barahumva aho hantu ko barampamagaye igihe mu biro barambwira ngo izo nkotanyi zitaragera nawe uzaba utakiriho warapfuye babikubwira abo mwabyinanaga cyangwa ni Kanyabashi bampamagaye Kanyabashi yarashinzwe iki n'uwitwa yari burugumesitiri wa komine Ngoma n'uwitwa Mathias wabitangwa ni brigadier y'abapolisi hamwe n'uwitaga Japone n'uwitwaga Inyasi ibi mvuga abanyabutare barabyumva n'urwo rwandiko ndarwibuka yego ariko nari umurokore nari rurose mbona urwandiko ruri 60 ariko tazi kisobanura ngiye bahamagaye ngira ngo agiye kunsubiza akazi barambwiye ibintu bambwira ibindi kumbi rwanditswe n'abaturanyi ngo jye wanjye mu rugo ngo ndarana by'inyenzi nta makuru nta habari nta bintu nzi abaturanyi bawe barimo uwitwaga Rukwavu icyo gihe n'abandi bari bicaye ku ruhande kandi baje kudusura baje gusenga nta makuru nari mfite nta habari noneho umunsi umwe gukora inama ngo natwaye abana ngo mu nyenzi bakoze inama mba nagarutse babona nicaye mu nama nguriya barije batunga urutoki nta makuru nta kintu namba hari abarokore twisengera twumva Yesu agiye kuza Imana itubwira ngo Yesu ngiye kubacyura nta bindi umuntu yarariho none wabona mu baturage ukabona barakureba nabi wajya mu rusengero ukabona baraguhinda inyuma ibintu nibiki so nge mbona ko nta bundi buryo rero umujandarume yitwa Fabien ndamwibuka yaje kundeba ambwira ngo nudava mu gihugu baraguhitana ndacaye bari baranyambuye irangamuntu nayihawe n'umugabo umwe baramwishe nawe kuko sinyatira Kanyabashi bari bazi kuyigana barayimpa mbasha kwambuka ntabwo iwacu ni Butare ntabwo nambukiye aho bita ku Kanyaru ahubwo haje umuntu navuraga kinye ndi kwa muganga niwe twambukanye tugenda duca za Gikongoro hirya yo kure aho abantu batatuza umuntu aratujyana bazi ko uteze iki Kigali kumbi dutambikira aho ngaho baratwambutsa atugeza neza ku mupaka yego kuri Burundi reka nkomerezaho ibindi naho byarangiye rero nuko narakomeje ibindi ntubimbaze numbaze igihe nagiye numbaze igihe nahagereye gusa nuko nisanze ndi kumwe n'abavandimwe kubohora igihugu yego nuko byagenze yego uri kumwe n'abavandimwe 20 yanjye itari myinshi nine mbona ifite za mbaraga aha turacyari kureba nyine umwaka mu nzira ngerayo bigomba ko nahageze nk'abandi bose yego turacyari kureba uburyo abatutsi babujijwe uburyo
batotejwe kugeza bigeze kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, abantu bamwe bakavangurwa, abatutsi babuzwa ibyiza by'igihugu. Nkawe wari urubyiruko wiyunga ku Nkotanyi, reka turebe noneho urwo rugendo rwo kugaruka mu kubohora igihugu. Urakoze. Ubundi reka mvuge ngo reka twongere dushimire nyakubahwa perezida wa repubulika, dushimire Inkotanyi zose. Yego. Niba abahari banyomoze batuma bashobora kuzana amarira, abahari banyomoze banyumve, umuntu yumvaga ari bwo buzima yagenewe, kubaho muri ubwo buryo utotezwa, ucirwa mu maso, wamburwa akazi, nta jambo nta ki, baryana inzara, bakora ibintu abantu ngire ngo iyo tuvuga ibintu kugira ngo abantu bumve uburemere bw'ukuntu umuntu yabujijwe amahoro, yatawe, akamburwa agaciro ko kuba umuntu mu gihugu cye. Mushumba, nta kibazo, ntugire ingorane, nta kibazo. Ndagira ngo abantu, urubyiruko rujye rubyumva, ruhananire ko ibi bintu bitazasubira. Ari nabyo dushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ko yahaye umurongo abanyarwanda bose ko bagomba kuba bamwe. Leta ubwayo yakakurebereye n'irimo ikunyanyasa, ikujugunya hirya no hino, ikumenasa utafite uburyo, ahantu byemerewe, ahantu byemereye, wambuwe akazi ntubizi, wambuwe amashuri ntubizi, utawe umuswa, ukumva nyine ni ryaringaniza rya 10 na kangahe kwijana, ukumva nibyo wagenewe nyine. Ujya gufata icyemezo cyo kugenda uvuga uti birandambiye, hari amakuru wari ufite yaho uri kujya? Reka nge nahagurutse mbona ko naho ndi nta mutekano mfite, upfa kutorongera uragenda. Ndumva ndagiye, numva ndahagurutse, ntabwo natorongeye, naragiye ndavuga nti ndamanutse, ndumva ngiye kuba nduhutseho gake, mbwira na mama ntitugende, nabyibuka hari mu kwezi kwa 10 ntiyanyemereye, ndagenda basanga na nyogokuru, ndabyibuka aho bari nko bahinga muri Gishamvu, mu mirima yari afite, mbafasha gutera imbuto nubwo ntari nzi guhinga, ndavuga nti mubyeyi wanjye rero ndagiye, uba amahoro, sinzi uko bizamera, sinzi amaherezo, uko bonaga n'ubundi ari imbere ntaho, inyuma ntaho, hirya uhagaze ntabwo ubona, uragira no mu rusengero ukabona abantu barakureba ijisho, nta makuru ufite, rero nkabandi na wa muntu umubyeyi umubwira iryo jambo, urumva yari ari kumwe na nyogokuru wawe, kandi urumva mushiki wanjye yari yaragiye, murumuna wanjye yari yaragiye, ninjye wari usiga ntasiga mama wanjye, ariko nabonaga ko mu by'ukuri nta mahitamo nge nari mfite nk'umuntu wari umaze gutegwa inshuro ziri munsi y'3, kandi by'ukuri vraiment nta makuru y'ikintu nari mfite. Ntabwo navuga ngo nahagurutse mvuga ngo ngiye mu Nkotanyi, oya, njye ubwo naramanutse mutima numva, kuko ntabwo nari nzi inzira nacamo, sinari inzira najyamo, sinari nzi ari kumbwira ibyo bintu, nagomba rero guhaguruka mpungisha ubuzima bwanjye, cyane ko byabaye ngombwa ko numva ngomba guhaguruka, kandi umuntu akabimbwira. Yatugejeje kuri ndabyuka i Butare, aho tujya mu mujyi wo gutega imodoka z'i Kigali, hatutegera itujyana iyo ngiyo Zandago, hiryo turagenda, duherekeje tugezayo rwose, nubwo yanambwiye ati tuzabona, ntabwo nzi irengero rye, simbizi, burya maherukano wa munsi, burya hari igihe umuntu agutega umuntu azi ko ari rwo rupfu, umuntu akakubera ikiraro cy'ubuzima. Haleluya. Kuko uwo munsi bakubita inkota mu rugo, ni inkota ebyiri, nuko nabonye banahashenye gutyo n'iki byose, ariko bahakubita inkota, nasanze makinguye umuryango, yari amaze agira imiryango 2, mpita nsohokera inyuma, mpita ngenda uko nguko, no njya kubasezera muri Gishamvu, ndabwa ndagiye, yewe mbabwira n'ikintu gikomeye, ndabyuka nzabira nti mubwa rero simbizi, ariko ndabona amaherezo yacu ashobora kuzarangirira ahangaha heza ni mu ijuru, nta byiringiro. Kandi ubwo hari muri 91. Aya magambo niyo wasize ubwiye ababyeyi, nabwiye mama ko nari umurokore senga, ukabona abantu mu rusengero ibintu ntibimeze neza, ukabona bega, ukabona se isi ntuyumva. Mbo rero ntago abantu bose bakorera kimwe, bitero ko Imana igenda ikiza abantu. Nubwo herukana n'ababyeyi bawe, nubwo mperukana na mama na nyogokuru, mperukana na muyomba wanje naho ngaho muri amasambu yaho, nubwo twaherukanaga, ndagenda nanjye mu nzira zigoye, ndambuka ngize Imana, ngezeho mbona abantu banyakira ngo maho, ibyo gutekereza kujya mu kumuntu umvaga afite ubwoba no kugira agahinda, nivuga nti sibundi wa mugani, ndakora iki hano, reka nshakishwa nanjye najyo yininga abandi gakora
gikorwa burya wanga kurwanirira igihugu yego abantu barabizi cyane wanga kurwanirira igihugu ukazasigara wirwanije kandi iyo ubonye igihugu ubonye amateka niyo twahereyeho ubonye gakondo nuko nahageze nuko nisanzeyo ntabwo navuye mu Rwanda bitekerezo ngo mva ndimo mpungisha ubuzima bwanjye ko ntawe nari kubaza ngo ndacese nari mpazi rega ni ibintu bashobora kumva nge nari nzi ndi bugehe nari nzi mbije kwande ko hari abantu benshi batari bazi n'iby'intambara y'inkotanyi rwose nta n'amakuru bafite hari ikintu kinkoze ku mutima amateka y'ukuntu abantu bagiye batotezwa ubundi ateye kwibaza ubundi batekerezaga iki babikoreraga iki inyungu yari iyihe ibaze kugusezerera mu kazi ngo tuguhaye chômage n'iza chômage technique bivuge ngo ntango gukora kubera ubushobozi ngo ubushobozi ngo ntabwo tuje kubishyura ukimara kugenda abandi bakaza bagasinya kontra twe twavuyemo abadusimbuye basinye kontra uwo munsi ni ukuvuga ngo bari basanzwe banahari reka ibintu byateguwe kera birababaje gusa nibuka ko niba hari umuntu uri mu nyumva warokotse jenoside iyo myaka yarayifite kumva ngo ubuzima turimo ari bwo buzima nta mucunguzi wabonaga nta cyerekezo wabonaga turashimira inkotanyi yabaye umucunguzi kuko nibuka ko bajya no bavuga ngo Rwigema apfuye ngo bajye gushyingura imitumba ajya ntabwo nagiye nigumiye mu kazi nkora akazi numvaga nta n'impamvu njya mbyumva ntabwo nagiye yo nasigaje byo nabyo imbere ikibazo kubera ko bari kandi nibo bansize mu kazi sinzi nkora rero hari ukuntu ibintu ntumva mba ntabyumva so ibyo rero ni imibabaro ntufite iyujya iyo tubigarutsemo umuntu akabyumva biravunana mbo rero ngeze aho ngaho ibindi nti kuva aho narindi kugenda aho nageze no kugerayo byo ntabyo uri bugusubize nta kimwe rwose nuko nisanzeyo hashize umwaka urenga nisanga mu bandi bavandimwe haryo nkwiye gukora nuko byagenze kuko nubundi nongere ngaro ku ijambo rimwe babyumve abari bakuze abato mutarabyumva uzi kumva waragenewe kubaho nabi uzi kumva waragenewe kugira ubwenge ntubone ishuri uzi kwiga barangiza kumva nta kazi uri bubone uzi kurobanurwa ngo dore wa wundi wo kwa runaka uzi kumva ibintu noneho abantu bagakora ugasanga ntawe ufite ukumva nibwo buzima wagenewe nirwo rupfu niho uzabyarira niho uzuzukuruza nuko bizarangira ubona nta nzira to escape byase ariko tureka twongere dushimire inkotanyi turazishimiye by'umwihariko umukuru w'igihugu ndumva nkubwiye mbere hano uko byagenze ariko ngeze muri icyo gihugu numva ko ngomba kugenda uko byamera kose kandi ndagenda koko ndashima Imana ko ndiho urashima Imana ko uriho yego Imana yarakoze yabanye nawe yabanye n'abanyarwanda muri rusange noneho mu kuza kugaruka mu kubohora igihugu mu guhagarariye mu rugamba rwo kubohora jenoside yakorerwaga abatutsi nk'umuntu rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yego icyarimwe urumva inkotanyi zakoze akazi katoroshye hari urugamba rwo kubohora igihugu hakaba no guhagarika jenoside icyarimwe nk'abantu bari abasore mwabonaga ibyakorwaga mwari mufite n'ubushobozi mufite imbunda zo kuba mwakwihorera ariko mukumvira rya tegeko cyo kuba muri abantu umwe bundi reka nkubwire ijambo wongere urushyire muracyari urubyiruko ntago bizi ubu umuntu yego sikulipiza kisasi mu Kiswahili ubu umuntu ntago ari ukwihorera yego uba wumva mu ntambaro ufite uri mu Rwanda utifuza ko uriho yazamera nk'uko wabayeho yego sinzi niba unyumvise mu buryo nshaka kubivugamo ntago uba wifuza yuko uvuga ngo undi muntu yamera bavuze ngo kuki umuntu atihoreye kuki umuntu atabikoze usibye no kuba ryari itegeko dutegekwa n'ubuyobozi bwari butuyoboye ariko no muri twe imbere harimo iryo tegeko rivuga ngo ubumuntu ko nabayeho nabi hakagira undi ubaho gutyo kandi icyaha abagikoze ni gatozi
umwana we ntazazira icyaha se yakoze, mu gihe twebwe twaziraga ibyo tutakoze, tutanazi, tutuzi niyo byanavuye. ngubwo ubumuntu. Ubumuntu ntukifurize ko umuntu nubwo umufiteho ubushobozi uzamushyira mu cyimbo wari urimo ngo abe ari nko kubabaye, ahubwo ibyiza mwereka ineza, wongera amahirwe. Burya iyo ugize abeza benshi bakuye mu babi nibwo ubasha kubaka ibintu bifatika. Mushumba, kwihorera kwiza ni ukuhe? Kwihorera kwiza no kubabarira no guha umuntu ubushobozi yari yarabuze mu gihe bukenewe, kandi ukabikorana umutima ukeya. Kwihorera kwiza no kwigisha no gukura umuntu mu kibi. Ndumva ariko ntagusubiza. Yego, usa ntago biba byoroshye. Tubivuge mu buryo bugaragara, tubivugeho nta guca ku ruhande. Kwihorera ntago ari ikintu cyoroshye. Ufite inkuru barapfa, urabyumva, ufite bya bibazo, ariko kakantu nakubwiye mbere ngo uwumvaga ari bwo buzima wagenewe, noneho hagezeho no kwicishwa no kwica abawe, urimo urarwana intambara, abo ugiye kubara ngo barabica, kandi wowe ugasanga ufite cya kintu kirimo bikuri imbere mu mutima. Erega buriya nkubwire, ubumuntu. Hari umugabo w'umuhanga w'umufilozofe ngo yari muri mwe ngo afata itara ngajya mu isoko ku manywa. Baramubaza ati kucanye itara ku manywa n'ukubera iki? Yego. Arabwira ngo ndimo ndashaka umuntu. Mu isoko wumva nta bantu barimo? Barimo. None se ariko acana itara ngo ndimo ndashaka umuntu. Bishatse kuvuga iki? Ubundi umuntu ni iki? Yakobo yaravuze mu byanditswe byaravuga ngo mu Rwanda kwandikira abakristo, aravuga ngo ngabo s'abantu ahubwo ni inyamaswa abantu. Buriya uzi ko ushobora no kugira umurokore ati iyo ndi mwuka niho ngukunda, wasohoka ati ndakwanga, ntago wari umwuka w'Imana n'ubugome. No kuvuga ngo ubundi ubumuntu nuko utifuriza ikibi mugenzi wawe. Yego. Nuko utifuza ko inzira waciyemo y'akababaro wagira undi uyiterekamo. Sinzi uri kunyuma. Ndi kugukurikira cyane rwose. Yego. Mbere yo kuba umurokore, mbere yo kuba umusirikare, mbere yo kuba pasiteri, mbere yo kuba padiri, mbere yo gukora muri biro, banza ubumuntu. Kandi umuntu n'ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Yego. Umuntu nutagufata ngo agushyire bati nari narababaye, barambabaje, none mbonye uburyo, reka nanjye niture. Umuntu nakugira nawe ujye umugirira neza. Yego. Kwihorera kwiza ni ukubabarira ahagizemo uruhare no kurinda umuntu wazajya mu cyimbo cy'icyo wari urimo, kuko n'ubundi ntuba ushubije ikibazo gihari, ahubwo ugiye guteza ikindi kibazo. Yego. Nuko nagusubiza. Yego, mukoze iby'agaciro mu rwanya urugamba rwo kubohora igihugu, muhagaritse jenoside, mukiri abasore batoya, mugeze mu miryango yanyu, mwumvaga mumeze mute? Cyane cyane kuri wowe. Umuryango ntawo nasanze. Wasanze ntawo nubwo burya jenoside y'Butare yatangiye mu kwezi hani mu kwa gatanu nibwo yari ikaza iwacu aho ngaho, ndetse hafi n'inkotanyi zigiye kugera aho ngaho, ntago byari biri aho ngaho, nuko nababuze nabo nabonye, abo nabashije kubona nabari bahungutse bavuye hanze. Twebwe bakubwira amakuru yuko twebwe mu muryango wacu harokotse abantu 3 mu bantu barenga 150. Ukomere cyane. Harokotse abantu 3, umwe atuye mu Miduha, undi yitabye Imana akoze impanuka. Komere. Undi nawe ari hariya Ibumbogo. Ndumva nabo abo ngabo bose barabuzukuru bo muri uwo muryango gutyo. Nabwo twabimenye nyuma, umwe bamufatiye cyo bamugarura, ariko n'umudamu ameze neza n'umuryango we, undi nawe ari aho ngaho, nuko twabasanze mu muryango abakwa papa haba mu mavuka pavuka, nuko byatugendekeye. Urumva ko ginari nkino mu majyaruguru, nagumye gutinda ni mu majyaruguru, muri nanjye asankuza za Kigali, ariko ntawe twajije kubona. Ariko burya wagera ukavuga uti niba ndokoye umwe mu bicwaho mperereye, umva gasa n'undi nkaho urokoye umuryango wawe, kuko bose bahigwaga kumwe, bicabwa kumwe, ubaga urokumvaga n'ubundi acyambara ro kufasha abantu
no kurinda. Twarabyakiriye. Icyiza kiriho murumuna wanjye ariho, hari aho atuye nanjye ndiho, turakomeje kandi undi we yitabye Imana, nuko ari ku rugamba, nibyo nibisanzwe. Ariko aho kugira ngo upfe urimo ukora iby'ubugwari mu gihugu, wapfa uri intwari ishaka guharanira ibyiza by'igihugu. Yego. Noneho byo birabarangiye, nka ubaye pasiteri, nka pasiteri kugeza na n'ubu, ni uruhe rugamba uri kurwana narwo, ni uwuhe musanzu uri guha igihugu muri uku kwiyubaka? Ntekereza ko byaragoranye kuva muri 1994 kurinda umuntu akomeza, wumvaga bibi, uba utamerewe neza, ibintu bikuguruhije umutima, bigize gute, bonanye rimwe na rimwe, ariko ukabyakira kuko buriya iki nakubwiye ngo kwitwa umuntu no kugira ubumuntu nuko buri gihe cyose ibintu huye nabyo. Buriya guhura n'ikibazo kikagukanuza amaso ukumva kirakuvunnye, ukumva utakaje ibyiringiro, ni amakosa. Yego. Aho wanyuze n'ibyo waciyemo bikwemeza ko n'ibiri imbere uzabinyuramo. Yego. Guhangana n'ibibazo ntabwo ari ukubireba cyane ngo bikuvune, ahubwo guhangana n'ibibazo no kuvuga ngo n'ibindi byakemutse narabishoboye, nibi ngiye kubishobora. Abanyarwanda baciye umugani ngo unaniwe arinanirwa. Unaniwe arinanirwa. Cyangwa winanirwa uko bishaka nyine, unaniwe nyine unanirwa ntabwo bashaka gukora, ariko kwa gutekereza ngo nakora iki ubundi buriya. Ariko njye byaje kuba ngombwa ko igihe kigeranye ndataha nikomereza ubupasiteri, nkora umurimo. Numva ikintu cya mbere, reka nkwereke, buri kubaka igihugu ni uguhagarara aho uri ugakora ibyo usabwa n'ibikenewe, ariko mu nyungu zo kubaka abandi. Yego. Niyo mpamvu nigeze kuvuga mu cya kiganiro bushize ngo twibuke twiyubaka. Muri make ushyize mu buke, wibuke wiyubaka. Bihera kuri njye. Ngo jye ndiyubaka mu buryo buwe. Umusanzu ngomba gutanga uwo natanze mbere wari uhagije, ariko uriya wari uhagije mu gihe cyawo. Uyu munsi ni uwe, nuko ntabera umuzigo leta, ahubwo mbere igisubizo leta. Yego. Urakumva? Ariko ndakumva neza. Ntabwo ntegereje ko bambaza ngo banyishyure mitiweli, ngo nshaka ko ngomba kwishyura ya mitiweli, nshaka ko nguye kuzana wa mutekano aho uri. Kwa kundi kurinda ibiryo, nukagenda ubyubaka n'umurimo w'Imana, wubaka n'imitima yabo n'abasana, babwira ko hakiri ibyiringiro, kuko byari bikenewe ko abantu bongera kugarukana ubumuntu. Yego. Ubundi nimushaka mumenye ibintu birakomeye. Tekereza mu myaka mike ingana gutya, uwiciwe n'uwishe bakaba babana mu gihugu kimwe kandi bagifiteho uburenganzira bungana, abamaze kurangiza ibihano. Yego. Mwese kandi mukanya kubaka igihugu, mu gihe wa muntu ahita ahindukira kumva ko bagiye gukorera hamwe. Dukwiye gushimira kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, tugashimira umuryango wa PF Inkotanyi, tugashimira abanyarwanda bose bagizemo uruhare gusiga ibyaduteranyaga, tukubaka igihugu. Aho n'umuntu agomba gukorera. Niba ndi pasteur, aho ndi mu itorero, aho ndimo nkora wa murimo, ndimo ndakora bya bikorwa, kandi aho ndi ngomba kuhacungira umutekano, bitansaba neza ko nkenera yambunda na bya bikora cyangwa reporting. Abantu benshi bagira ngo bakore babarebe, ahubwo aho ndi nimpakore, nishyura ibyo nsabwa, nishyura ibyo nkora, wumve ko bikureba cyane. Nk'ubumwe bw'abera minisitiri tuba twishyura abantu mitiweli, dufashije leta tutavuze, kandi buri gihe ukifuza ko ubuzima bw'abantu buba bwiza. Reka dukene yewe buriya Bibiliya nkira gitabo nubwo abantu bamwe bagisoma bagica hejuru, ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana nkunda cyane. Havuga ngo icyo wifuza ko abandi bakugirira, aricyo cyo bakorera nawe. Niba ufite ubwo buzima bwiza, kuki utabuha n'abandi cyangwa utabwifuriza abandi? Noneho reka kubwifuza no mu kanwa, ariko hari umuntu ushobora kwifuriza ngo Imana iguhe umugisha kandi afite ibyo agiye kumena yahaze yaguhaye. Umuntu ngo dusengane iminsi 3 ngo nsaba Imana, ugasaba umuntu arasaba ibiryo mu rugo bihari, ibyo ubundi byo bikeneye gusengerwa kandi ufite bwa buryo.
so rero kubaka igihugu ni mu buryo bwinshi. Cyambere ni ugusana imitima y'abantu. Kumusana ni ukumwereka ko hariho ibyiringiro. Yego. Amateka mwana yavuga nk'uko turimo tuyavuga, ariko ntaduherane ngo tugire uburakari ngo kwa runaka shango nibo batugiriye gutya ngo buriya ngo ndamureba nkumva nagira gutya. Nta umuntu uba ufite icyo gihe. Yego. Umwanzi we nasonze. Kandi twebwe icyo twakoze ni ukuvuga ngo twikuyemo gutekereza ko hari umwanzi. Urimo urabyumva? Umwanzi dufite kugeza ubu duhuje ni ubukene. Kandi ubu nabwo ntibuzatugora ko burya ubukene nta misimari bugira. Ubukene nta sasu bugira. Ubukene ntibutera ikompora. Umuntu wese yaba ubukene buriya nigeze kujya mu gihugu cya Isiraheli. Noneho umugabo witwa Michel ambwira ijambo rikomeye. Ndamubaza ntese ndabaza nti ntabwo ibintu ndabishyikira ngo mbyumve. Ni gute mweza imbuto ku isi yose mukazigemura n'imboga kandi muri mu butayu? Arambwira ati twebwe mu mutwe nta butayu burimo. Ati niyo mpamvu hari ubutayu twahagize green. Ati mwebwe muri Afurika mushukwa na sezo yanyu y'imvura igihe muyishakiye, ibyatsi birimeza ntimubite. Ati iyo umuntu afite ubutayu mu mutwe n'ahari hazima hari green hahinduka ubutayu kubera ko buri mu mutwe. Ati iyo mu mutwe rero nta butayu burimo n'ahari ubutayu hindura green. Bisobanura ngo ubutaka budahingwa mu mutwe, umutwe ufitemo ubutayu n'ubutaka buhingwa buhinduka ubutayu. Ntacyo bukumarira. Rero buriya hari abantu bagicira ngo jye narangije kaminuza ntacyo nakora, azategereza akazi. Ariko usanga yigo twitwarira moto kugira ngo abeho, undi yemeregire mu bufundi, ndacuruza miti yaba mu agent kandi byose bitunza abantu. Kandi undi azajye kuri kamera gutya, undi azajye hehe. None ngewe ko nahisemo kwigira kuri YouTube kwikorera umwe bwabera ko nyikoraho buri munsi. Sifite maîtrise muri droit, sinajya gushaka uko nanjye ariko nkabona imyaka ibyo biri bumvune. Hari ubundi buryo umuntu yabaho. Aya mahirwe nteba yabuze. Umvune gashanga ati gereka mitemo, gasanga ngwagenda gukora mu restaurant afite n'amadiplome maniga, abandi bagakora akazi kuko kuba abagadi kandi banari muri no mu kaminuza. Ukabona ko hari amahirwe cyane ko igihugu cyacu cyaretse n'abakuze bakiga. Yego. Rero iyo umuntu afite ubutayu mu mutwe nahari kumubera hazima hahinduka iki? Ubutayu. Cya kabiri, ntugomba kumva ngo abantu baransuzugura kubera akazi nkora. Jya umenya ko bazagusuzugura ubasaba, batagusuzugura urimo. Ugusuzugura urimo ukora niwe uzakwikopeshaho yabibuze. Nibyo. Diplome zacu tuzishimire ko dufite ubumenyi twize. Ariko kwakigwa kacu niki twakora. Uwo ni umusanzu wo kwigisha abantu, kubakura mu bukene, kubabwira ko bishoboka. Ntabwo ubukene ari karande, inzara si karande. Ubwo twagize amahirwe, yego, igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu tukadubwira ngo kubaho biremewe, umunyarwanda afite uburenganzira, ntaho kubazirangamo. Uzarebe nta muntu upfa kubwira ngo uzana ibintu uragenda uko ushaka. Abanyamahanga baraza, abantu barakomeye. Nta muntu urakubaza ngo urimo nijoro urimo uravaho ukajya he. Ntaho kubwira ngo wavuye Kakiruza gutaha. Ibintu byose ni ya mahirwe. Rero leta ishyiraho imirongo migari yagutse ku bantu bose. Igashyiraho politike y'akazi yo guhinga, yo gushaka, noneho abantu bagakoresha bwa bwenge n'ubuhanga. Rero inshingano yacu cyangwa yanjye nka pasiteri ni ukwigisha, ni ugutesha, ni ugufasha kubaka igihugu uciye mu nzira imwe cyangwa iyindi, cyane ko ntibisaba ko tuzinduka ba minisitiri, ntitugomba kuba abadepite twese, ntitugomba kuba meya twese, ntitugomba kuba gitifu twese, ntitugomba kuba abaganga twese. Ahubwo buri muntu mu ruhande rwe no mu cyo ashoboye agakora ku nyungu zo kubaka igihugu. Njya nkunda kubwira abarokore nti uko wumva utanyereza icyacumi cy'Imana, uko wumva utanyereza icyacumi cy'Imana, ni nako wagombye kumva ko utakanyereje umusoro w'igihugu mu gihe uzi kucyungukiramo. Byose biri mu iterambere ry'igihugu cyacu. Teje imbere itorero, teza n'imbere igihugu cyawe, kuko bimwe utanga. Buriya ni byiza ko umuntu wese yumva kubaka igihugu inguni biherereyemo. Ndumva hari uko nabangarukiyeho kumva ko ari bwa buzima aho ukashyira umutekano, ukita ku isuku, ukita kuri gahunda za leta ukazubahiriza, kandi warangiza ugakora ibintu mu buryo bwo kuvuga ngo sinzigera nsiga igihugu ko nagisanze, ahubwo nzasiga ntanze umusanzu wanjye ngisige kiruta uko nagisanze, kirushaho kuba ubwiza burenze ubwo nagisanganye. Yego, birumvikana cyane. Yari amwe mu mateka yawe n'inzira wagiye unyuramo, tugaragaza uburyo kwibuka kandi twiyubaka bikwiriye gukorwa cyane cyane mu rubyiruko.
duharanira gutera imbere no gukora ibikorwa bihesha agaciro tunusa ikivi cy'abacu. Yego mu mutima turabahorana, nta mu biganiro twagiranye ubushize wavuze ko nta cyasimbura umuntu, kandi koko birumvikana nta gihari. ubu rero Mushumba, nagushimira ku mwanya wawe uba waduhaye. Urakoze cyane, ariko hari akantu warambwiye kuri bumbaze mu gikari, reka ngasubiremo. Reka mvuge ngo yenda reka turekeraho nako naho butaha. Sawa, Imana imuhe shalom shalom. Yego Mushumba, nagira ngo nkubaze rero nk'umwe mu rubyiruko rwitanze ubuto bwarwo buhitamo gushyira hamwe kugira ngo babohore igihugu, ese ubona ibyo leta yagombaga gukora kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bushoboke byarakozwe? Aho ngaho ndi kuvuga mu bana bavutse ku babyeyi bakoze jenoside, byagezweho? Buriya urakoze cyane ku kibazo cyiza gikomeye. Cya mbere bashyizeho gahunda yo kwishyurira abana bacitse ku icumu barakoze jenoside. Yego. Barokotse, sibyo? Barokotse jenoside yakorewe abatutsi, sibyo? Habashyiraho kwiga gahunda zabo, ngira ngo ubu mu gihe hari uko byagiye bigenda. Noneho n'abandi bana nabo bavutse ku babyeyi bayikorewe, nabo leta ntiyabatereranye, yabitayeho. Urumva ko wakubaka. Yego. Mu gihe muri leta ya mbere bafitaga aho basubiza hasi n'aho bazamura, abandi bagenda babihuza. Ntekereza ko ibyakozwe uyu munsi wa none, haba ku barokotse, haba n'abavutse ku bayikoze, haba n'ababohoye igihugu, aho leta igeze ikora nibyo rwose irimo irabikora neza, nubwo hagikenewe ibindi kugira ngo bikomeze bikorwe. Yego. Nicyo navuga. Turayishimira aho yagejeje ikora, mu mikoro make, mu bushobozi buke, mu buryo buke, no kubasha gucunga umutungo w'igihugu. Hakaba hari byagiye bikemuka ku buryo bomorwa ibikomere, n'abandi bagasanwa mu bundi buryo, noneho n'abandi bose bakagenda babona bwa burenganzira bwabo. Bityo nyibona ko ibyo leta yarimo ikora, leta yo irimo igenda ikora, ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika igenda ikora, bigaragara ko buryo bwiza bwumvikana, ariko bivuga ngo haracyari urugendo rurerure n'ubundi. Yego. Ko kandi byakabaye byiza ko wubatswe neza, nawe nagira uruhare mu kubaka abandi bari inyuma. Ntibumve ko umuntu yaterana leta gusa, ngo abubatswe kiriya gihe n'abazamurira amaboko kiriya gihe bafashe bazamurira abandi, noneho bigende dufasha tukunganirana kugira ngo tubashe kugera ku ntego ikwiriye. Nka pasiteri rero, mu bayoboke, mu banyarwanda nyine duhurira mu nsengero, ubumwe n'ubwiyunge buhagaze gute? Ni urugendo rurerure, ni urugendo rurerure rukomeye. Mbona ko bari mu nzira, ntabwo ikintu cyateguye imyaka myinshi cyarangira umunsi umwe. Ni ukuho kwigisha, ni uguhozaho. Bahozeho bigisha, ariko icyiza kurutaho abayobora n'abashinzwe abo bantu babyige kurushaho, babwira. Nari mvuze ngo abakristo, burya abakristo ntabwo ari ibintu bibavuna. Icy'ingenzi abayobozi b'amatorero n'amadini ubwabo, ntabwo ari bose rwose, mana yanjye, ni bamwe muri bo, nibagire imyumvire no guhinduka ibintu. Mumve ko mbere ya jenoside bari bariho, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bari bariho, muri jenoside barabirebaga, n'uyu munsi barahari, bagira uruhare mu kugira. Ntabwo ari bose, ngira ngo burya umukristo muto ntacyo atwaye, y'umugira inama arabyumva. Ariko ntekereza ko yaba ari leta, yaba amatorero, y'abantu ku giti cyabo, ibirimo bikorwa uyu munsi bigaragara ko aho turimo tujya ni heza, nubwo bidahagije, hakeneye izindi mbaraga zirutaho, cyane cyane mu kubungabunga ibyo tugezeho no kurinda ibyo tugenda tugeraho, no kurinda ibikorwa by'abanyarwanda. Murakoze. Yego, ndumva twasoza noneho. Urakoze cyane. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha. Murakoze.